yambwiye ngo nkarabira imbere yanyu nimara kuvuga buno butumwa ahandi gukenyuka kwanyu sinkakubazweho. Ndababwiye nkarabiye imbere yanyu, nkarabiye imbere yanyu, nkarabiye imbere yanyu, nkarabiye imbere yanyu, nkarabiye imbere yanyu. Doste kotalibanga shendostiko egome. Dore gukenyuka bibagezeho, dore gukenyuka bibagezeho. Ariko uwemera kumvira azaba amahoro masa atikanga ikibi. Pestotita libaste banga tokitamazi. Ntabwo umwuka wayo azaguma kuruhanya n'abana b'abantu, ntibizakunda. Araje yego. Imana ntabwo izareba ku mashuri yabo, ntabwo izareba ku mafaranga ndetse n'imiti bagiye kureba mu bapfumu bamwe. Imana igiye guteza gukenyuka ku bantu, ije kubasarura mutari mwera. Kubera iki? Kwihana byaranze, imitima yanyu mwakomeje kwinangira. Ndabivuga mbareba mbitegereza neza. Niko Imana yantumye kambegere, niko Imana yambwiye ngo ntabwo umwuka wayo uzaguma kuruhanya namwe. Ntabwo yarakuretse kuwa mbere, kuwa kabiri irakureka, kuwa gatatu irakureka, kuwa kane irakureka, kuwa gatanu ukwezi kurashira igira ngo ikugoragoze wihane uce bugufi ukizwe, ariko birananirana. Niyo mpamvu iteje gukenyuka mu rugo rwawe. Imana iteje gukenyuka mu mudugudu utuyemo. Utagira umwuka wa Kristo, ndabishimangira, utagira umwuka wa Kristo ntabwo aba ari uwa Kristo. Uri wowe. Kandi abantu benshi barayose, donke ugasanga umuntu ayahanura kandi adakizwa. Umuntu arasenga kandi adakizwa, umuntu akavuga mu ndimi kandi adakizwa. Ni gute uje kubwiriza kandi udakizwa? Nuko utuye muri we ntabwo ari uwa Kristo. Mu gihe ugitinya kumuhamya, mu gihe ugitinya kumanya mu rugo rwawe, mu gihe utamuvuga uri mu muryango wawe, mu gihe utamuvuga uri mu kazi ukora, mu gihe utamuvuga uri mu nzira ugenda, uzi umenya ngo umwuka utuye muri wowe ntabwo ari uwa Kristo. Ukurira inzira ku murima ntabwo ari uwa Kristo. Nimba uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 55 53 54. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana wo dukunda kandi ugakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana nibaye nawe kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse n'abawe bose. Hafi na kurero mu bice bitandukanye muherereyemo, amajyaruguru y'amajyepfo, iburasirazuba n'Iburengera bwanjye. Kamwese twizere ko muri amahoro kandi muhumeka umwuka abazima nibo bavuga. Tushimye Imana ko n'uyu munsi uduhaye kugira ngo nawo tuwushimemo, tuwihimbarizemo Imana ibihererwe icyubahiro. Uduteze amatwi rero ukaba wumva yuko Imana icyo yakoze mu buzima bwawe, ufata akanya gatoya wongere uyishime, wongere wibuke imirimo y'Imana, wongere wibuke ineza y'Imana, wongere ishimire icyubahiro, ushime Imana aho bayigejeje ikora n'ibindi tubihare kuko byose biri mu kuboko kwayo. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Daniel, muhanuzi w'Imana mu butumwa Prophet. Amen.
uko imana imushoje kose imutuma uko nguko. Uraho neza? turaho neza, turashima imana. Dufite umugisha kuko imana ikiri kumwe natwe, ndetse kandi kuba ikiturinze ni amahirwe. Tumeze neza cyane. Umeze neza, ndabibona rwose, wambaye neza by the way. Urakoze cyane. ni ukubera imana. ni ukubera imana. Imana ishimwe cyane. Yego. iyo yabishimye turambara, kandi niyo mpamvu yavuze ngo ntabwo imyambaro iruta umubiri. Twambara kubera ko umubiri ari muzima, ndetse kandi tugira umunezero tukaba amahoro kubera ko ubugingo ari buzima. Yaravuze ngo ntabwo umubiri waruta ubugingo, kandi nta n'ubwo imyambaro yaruta umubiri. Amen. Haleluya. Kandi none umuntu agira ubugingo kuko afite umubiri, nibyo? Donc ubugingo bwo ni ikindi. Ubugingo burihariye, ariko impamvu ubugingo buhari nuko donc umubiri upfutse ubugingo, ariko ubugingo nabwo burahari. Uyu mubiri ni nk'ikasike twambaye. Umumotari ntabwo byemewe ko yatwara moto adafite kasike. Yego. Bamuhana. Ariko rimwe na rimwe hari n'igihe abigerageza ntibimubuza kugenda, ntabwo bituma atagenda. Niyo mpamvu abakristo mu buryo bw'umwuka turi mu ijuru. Donc turi mu isi ariko tutanayirimo, tubarirwa mu isi ariko atariho turi. Kubera iki? Mu buryo bw'umwuka ntabwo dutuye muri iyi si, turi mu ijuru. Igituye mu isi igituye mu ijuru ntabwo ari uyu mubiri, ahubwo ni ubugingo. Haleluya. Ubugingo bw'abizera, abakristo bari mu ijuru. Niyo mpamvu ibibabariza ariko bagatambuka, bahura n'ibigeragezo bagatambuka, bahura n'intambara ndetse n'ibindi bagakomeza gutambuka. Kubera iki? Hari ikindi kirere barimo. Hari undi muntu utumva buno buribwe. Yego. Hari undi muntu utumva ko bagututse, hari umuntu utumva ko bakubabaje, hari undi muntu utemera, donc udatinya amadeni ndetse n'ibigeragezo. Uyu ninde? Ni bugingo. Uyu ni utuye muri twebwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Donc abasha kubaho. No mu gihe umubiri wagize intege nkeya, bugingo akomeza kubaho. No mu gihe umubiri watangiye gucogozwa n'iminsi, akomeza kubaho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu nagutwara umwenda wawe umuhereze n'uwundi, natwara ikanzu yawe umuheze n'umwitero. Ni kugira ngo urinde bugingo, kugira ngo urinde bugingo utagira uza guhungabanya bugingo utuye muri wowe. Kubera bugingo ni umunyamahoro. Tangariza abantu badukurikiye, bugingo nta stress agira, azigira ari ukubera we wazimuteye ukoresheje uyu mubiri. Ariko bugingo guciranga mubiri aragikunda, ni abantu babangikanye. Yes, icyo bugingo yanga uyu mubiri uragikunda. Donc nabyita kamere. Umwuka izo yanga, kamere nizo akunda. Niko ijambo rivuga. Kandi izo kamere ikunda, ntabwo umwuka agize gute, ntabwo umwuka bikunda. Rero abakristo Yesu dukwiye gukurikiza iz'umwuka ashaka. Ntabwo twemerewe kuyoborwa na kamere y'umubiri, ahubwo dukwiye kuyoborwa n'umwuka, kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Nimba wowe utayoborwa n'umwuka, uzi umenya ngo so ni Satani, ntabwo uri umwana w'Imana. Yego. Hari ijambo rya Bibiliya rimfasha ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tugenderemo. Yego. Haleluya. Turabo yaremye nibuza agaciro. Turabo yaremye, kandi icyo yaturemeye ni imirimo myiza. Ntabwo yaturemeye gukora imirimo mibi, yaturemeye gukora imirimo myiza. Wowe nkurikiye urasabwa kugira ngo ukore iko Imana yakuremeye. Niko Imana yakuremeye. Amen. Yego. Ikintu cyatumye Imana ikurema ni ukugira ngo izi kureba inezerwe. Uragira ngo Imana, urasabwa kwishakamo ikintu cyatuma unezeza Imana. Nicyo kintu waremewe. Impamvu umuntu azagenda akagura ivaze akayitereka mu nzu nuko yamuteye umunezero. Impamvu umwubatsi yubaka inzu, nta mwubatsi wifuza kubaka inzu mbi.
yifuza kubaka inzu nziza. Ikintu iyo kiswe kiza nuko kigiye kunezeza umutima wacyubatse. Imana nayo muri plani yayo yatumye icyatumye turema nukugira ngo izi tureba tunezerwe. Turabo yaremeye kugira ngo tumunezeze kandi tumuheshe icyubahiro. Yego. Ese ni gute umuntu ashobora kuba mu isi ko akamenya ko icyo arimo ari umuhamagara Imana yamuremeye cyane kuko mbona ko hari igihe umuntu ashobora kuza akaba ari mu muhamagara nyamara atari Imana yamuremeye, ukaba uri mu bintu atari Imana yakuremeye, ndavuga no muhamagara. Ni gute umuntu ashobora kumenya icyo Imana yamuremeye? Icambere ugomba kumenya iko Imana yakuremeye nuko ukomeza kubana nayo, nuko uguma mu mwanya wayo. Iyo wamaze kugera mu mwanya w'Imana, Imana yonyine ubwayo wakomeje kwegerana nayo, Imana igutoraniriza icyo ugomba gukora. Ariko muri rusange icyo yakuremeye nyirizina ni ukugira ngo ukore imirimo myiza inezeza Imana, nta kindi waremeye. Noneho ukimara gutangira gukora imirimo myiza yakuremeye, nayo ubwayo igutoraniriza gukora icyo yifuza kugomba gukora mu gihe nk'icyo. Niyo mpamvu itanga impano zo kuririmba, igatanga ingabire zo kuhanura, igatanga ingabire zo gutanga, hari umuntu ugira urukundo rwo gutanga, hari n'umuntu udatanga utabikozwa. Yego. Donc izi ni impano yagiye yagaba, ariko azigabira abandi, azigabira abagiye baba mu mwanya bashakamo. Ese ntushobora kujya kuririmba atari ibyo Imana yaguhamagariye, cyangwa se ngo ujye kuvuga ubutumwa wenda ushobora kujya kuririmba Imana yaguhamagariye gukora urusengero, cyangwa ukajya kuvuga ubutumwa Imana yaguhamagariye kuririmba, byo ntibibaho? Izo nazo bibaho, ariko uko ugenda, ariko biba ku bantu batabanje kuyoboza Imana inzira. Ariko iyo wamaze gusenga Imana, Imana ubwayo iguhitiramo, ntabwo ari wowe wihitiramo, ahubwo ni Imana ubwayo iguhitiramo. Ntabwo navuga ngo ndashaka gukora iki kandi atari cyo Imana yangeneye, ariko nanone nagikora kubw'ishyaka, kuko ijambo ryaravuze ngo nimugire ishyaka ryo gukora neza nta muntu uzabagirira nabi. Donc ushobora gukora uwo murimo, ariko muri uwo murimo ukoze harimo igiharanira, harimo n'inyungu bifite icyo bimariye Kristo wawe ukora, kuko uzawuhemberwa. Yego, ndabyumva. Ushobora kuba narahamagaye kuririmba, nkashaka kujya kuba umuvugabutumwa. Nibyo kuvuga ubutumwa nabyo nkoresha ijambo ry'Imana, Bibiliya, nabyo bifitiye inyungu Imana, reka mbivuge gutyo. Yego. Ariko rero ugasanga nubwo ndi kuvuga ubutumwa ntabwo byari impano yanjye ari kuvugira ubutumwa muri korali mu buryo bwo kuririmba. Yego. Si ari kuvugisha ubutumwa. Ese nimba nagiye mu mpano itari yanjye, ndabyumva ko ni umurimo w'Imana. Ntabwo izavuna kuko atari yanjye, ntibizamera nk'umuntu wambara urukweta rutari urwe. Aho ngaho ukwiye gucomokamo, nimba uyoborwa n'umwuka uba ukwiye kuyoborwa nawe nyine. Nimba uri uw'umwuka cyangwa se uri umukristo, donc urayoborwa n'umwuka. Kumvira no kuyoborwa ni amagambo afitanye isano. Donc wamaze kumvira, ukimara kumvira uremera kuyoborwa n'uwo wumviye. Kimara kumenya Daniel numviye, nkimara kumenya ko impano yanje ari ukugenda ngafata mikoro nkaririmba, ariho nzavugira ubutumwa. Ntabwo ninza kugatutinga aza kuvuga ubutumwa mu bundi buryo kandi atariho Imana ishaka, nzahanwa. Umuntu rero abimenya ryari yabigezemo, cyangwa agomba kumenya mbere yuko abijyamo? Donc ugomba ukwiye kubimenya nawe urajana ahantu kure kandi mu bintu bisobanutse. Ijambo ryitwa guhamagarwa, uhamagawe gukora iki? Donc menya ngo ndahamagawe. Hari umuhamagaro w'Imana Daniel undi wo kuvuga ubutumwa, hari umuhamagaro undi wo kuja kuvuga ubutumwa mu ndirimbo. Donc menya umuhamagaro wawe, ese kuri mu murimo wahamagariwe gukora iki? Ntabwo wemereye kuja mu muhamagaro utazi umuhamagaro uhamagaro wari uwariwe. Yego, ariko nureba uzacunge Daniel, cyane cyane abantu bacyakira agakiza vuba, bakibatizwa vuba, babashyushye cyane mu utuntu twose badukora, yumva yabwiriza, yumva nimba abatijwe mu mwuka wera yanahanura, akumva yaririmba, akumva yakwakira abashyitsi, akumva ibintu byose yumva yabishobora. Yego.
kiriya gihe rero niba usanga umuntu ari kujya mu bintu byose ugasanga aho bipfiriye niyo urakoze abimenya ryari ko ahagutse yumva ibintu byose yabikora bitewe n'ishyaka ry'Imana bitewe n'ishyaka ry'umurimo afite akumva ko ibintu byose abijyamo bitewe n'amavamuhira azanye. icya mbere arabanza agatuza agasenga. ntabwo nje guhanura ntabanje gusenga, ndabanza nsenge, nimara gusenga Imana impa umurongo nkwiye kugenderaho. donke Paul kugira ngo ahaguruke atangire aje kuvuga ubutumwa yamaze igihe ari mu idini cyangwa se ari mu itorero, reka mvuga itorero, ari mu itorero, amara igihe ari mu itorero yigishwa ndetse kandi abwirizwa. niyo mpamvu Paul yiswe intumwa cyangwa se imbata ya Kristo, bamwitaga umuvugabutumwa w'abanyamahanga. kubera iki? abantu bari bakimutinya muri iryo torero, ntabwo bari bazi ko Paul yahindutse. Petero baramutinyaga, ariko kandi Imana yari yaramuhamagaye. donke umuntu wahamagawe n'Imana, wa muhamagaro ntabwo umuheza amahoro, abona amahoro ari uko yagiye kuvuga. umuntu uri mu bintu bitari ibyiwe, ikizabikubwira nuko muri we donke azaba ameze nk'umuntu uri gusunikiriza. azaja muri korari kayo ameze nk'umuntu usunikiriza. niwe uzayikerwa repetisiyo. yes. azaja abona bari mu kuririmba neza bagirira ishari, azaja abona bari kubwiriza bari mu mwuka w'Imana bagirira ishari. ugira ngo hari ahandi uburozi bukomoka buzanwa n'aba bandi bari mu mihamagaro itari iyabo, agashaka kumera nka Daniyeli kandi atarizo yahamagariwe. agashaka kumera nka Nepo kandi atarizo yahamagariwe. jewe umuhamagaro wanje si ugushinga studio, si ugukamera, sinabishobora. umuhamagaro wawe sinawushobora. uzabona ukuntu uja kuri mashini mu minota ingaho ukabugeze kuco ushaka. umuhamagaro wanje n'uyu ni ugusoma Bibiliya, namara kuyisoma ngaja kuvuga ubutumwa, nico nahamagariwe. Bibiliya ni umuhamagaro wanje, sinayishira hasi. kandi ikindi nkiyitora, ico kuvuga kiraza, ngavuga nkabwiriza. rero umuntu wahamagaye izaba arimo ntabwo asunikiriza, ntibisaba ngo abanze aje kwiga impande n'impande, ntabwo. donke dufite abavuga butumwa bavuga izo bize mu ishuri ariko batigishijwe na Kristo. dufite abashumba bari gushumba izo bigishijwe mu makanisa agiye atandukanye, mu mashuri agiye atandukanye, muri tiyoloji atandukanye, ariko atari we muhamagaro wabo. yego, abangaba bazayoborera itorero ry'Imana mu mubiri. abangaba bazayobora mu mubiri, ntabwo bazayoborera ibihembo. kubera iki? nta mwuka wera, nta mwuka wera ubayobora. Imana iguhaye impano iyoborwa na mwuka wera. Imana ishimwe. niyo mpamvu zitwa impano za mwuka wera. kubera iki? mwuka wera arazishorera. n'intambara wahura nazo Imana ibana nawe. uko ndeba ukungana ntabwo nkuze cyane, ariko natangiye gukorera Imana nkiri mutoya. nahuye n'intambara zikomeye kandi mpura nazo nkiri mutoya. donke kugira ngo kwanza nimba utabasha kurwana intambara mu muhamagaro, ugacogozwa n'intambara uri mu muhamagaro, uzi umenya ngo uwo muhamagaro si uwawe. je nanyuze mu ntambara, njya isumu inshuro 7, njya na aside, ariko kandi bimbaho kubera umuhamagaro. sinacogora, nkomeza guhatana, nkomeza gukomeza urugendo nja mu muhamagaro. ndageragezwa cyane, n'ubu nkomeza kuraswa cyane, ariko nkomeza gukomera. ngo ndebera uyu muntu utari mu muhamagaro ntiyabishobora. uyu muntu uri mu muhamagaro w'abandi ntiyabibasha. impamvu biza nkanesha nuko uwambaye umuhamagaro ari kumwe nanjye, arakomeza kundinda, arakomeza kungoroteza, arakomeza kunyobora. ndaco naba. amen, haleluya. yarebye intumwa abona icyo yazihamagariye, arazibwira ngo nimujene, mbahaye ubutware bwo kuza mukandagira inzoka na sikoropiyo. urahabwa ubutware gute utarahamagawe? ntabwo bishoboka, ntabwo zakunda. Daniel, uretse kuba uri umuvugabutumwa, uri n'umuhanuzi. Imana igiye gutuma ubutumwa butandukanye ngo bugeze ku bantu, bugeze ku isi yose. ariko hari abantu bajya bibaza kuri kino kintu, twagira ngo tubabaze mu masubize.
ukaza wenda hano ugahanura ukavuga ati banyamerika imana ibantumyeho, abantu bo muri aziya imana ibantumyeho, ugahanura abantu batandukanye ko batumva ururimi uvuga, batavuga urunyarwanda, reka mbivuge gutyo. yego, abantu bakavuga ati se ni gute imana igutuma ku bantu batumva urwo rurimi, iyo mesaje ibagireho gute? Ese nta muntu wahariya yatuma kugira ngo ibagereho, ndagira ngo basobanure ku kantu iyo meseji imana igutumye y'abo bantu, kubera iki ariwe imana yituma? ntiyituma bazi icyo kirimi. Ako kantu bamaze iminsi bakibazaho nkakabona, ariko ndavuga nti reka nkabaze Daniyeli ibyo byose ari icyo yaba abiziho. donke rero uburyo imana ikora muri gahunda yayo. imana iyo nimba yapanze ko ubutumwa ntambukije buje ari ubw'abanyamerika, donke muri gahunda y'imana harimo umuntu yabugeneye, hari umuntu imana yamaze kubugenera, ashobora kuba ari 2 cyangwa 3, atari igihugu cyose cya Amerika, kandi muri gahunda y'imana ni ngombwa bwumve. uburyo bwumva ni imana ituma bwumva. Mwuka wera, reka nkubwire kano kantu, njyewe Daniel ntabwo nzi kubwiriza, nta nubwo mbwiriza, ahubwo ngewe ndi igikoresho k'imana. Mwuka wera utuye muri ngewe niwe ubwiriza. ntabwo azanyurira mu giti, ariko ashatse yanyurira no mu giti. njyewe ngoreshwa na mwuka wera. ubu ni mwuka wera uri kuvugana namwe, ntabwo ari Daniel. uyu mwuka wera uri gutambutsa buno butumwa, nta niwe ugomba kubushorera bukageraho bugomba kugera, kandi bugakora icyo bwagambiriye gukora, kuko niwe ninje yashimye kubunurizamo. kuko ari yashimye kubunurizamo, agomba kubushorera bukagera ku cyo yagambiriye bugomba kugeraho. nimba ari uwo yagambiriye ko agomba kumuheza agakiza, mwuka wera aramugeraho, ashoreye buno butumwa bumugereho. bukimara kumugeraho, mwuka wera uyu watambukije buno butumwa amuhindure. Ese umwuka wera aragenda amusobanurira mu rurimi wavugaga? Aramusobanurira, amenye ibyo yaravuze ngo uwo mwuka wera uyu ninde n'umwizeye. uyu mwuka wera ngo niwe uza gutuma mumenya ukuri, ngo kandi kurababatura. uyu munsi uri kubwiriza, umunyamerika ari kumva ibyo uri kubwiriza, nimba imana yashimye ko azumva arazumva. nimba imana yashimye ko azumva arabyumva. yego. abigishwa begeze bibaza impamvu Yesu avugira mu migani, ariko yaravuze ngo mwebwe mwahawe ubutware bwo kuzumva. donke avugira mu migani, ab'isi ntibazumva, ariko bo bagira gute? barazumva. ab'isi nabo ntabwo bakumva aya makuru mbaye ntangaza, ariko ab'Imana yateguye yego baragira gute? barabwumva. si ngombwa ngo mvuge icyongereza, Imana ivuga indimi zigiye zitandukanye. uyu mwuka wera Imana nimba yateguye ko uyu muzungu ari we bwagenewe buno butumwa, uyu mwuka wera aramugeraho. namara kumugeraho, uyu muzungu arahindukira kandi arabwumva bwose mu nzira z'Imana. haleluya! otestara banga shanda kumva mwana penostita elastika ego shando stalibanga. hari impamvu Korneliyo yayishuriwe, ariko biramunanira gusobanukirwa izo Imana izanye Petero aza kwa Korneliyo kugira ngo Korneliyo abashe gusobanukirwa icyo Imana yavuze. ba Petero baracahari, bagomba gusanga bano bazungu. ba Petero baracahari, bagomba gusanga batandukanye, abatumva kino kirimi mbaye mvuga. Petero barahari, baracahari muri Amerika, baracahari ahatandukanye. Imana igomba kuzana bagasobanura izo batabashije gusobanukirwa. yego. Imana izana Petero imuvaniriye, azagiye gusobanurira nde? Korneliyo. zari zamucanze zamuyobeye, ariko Imana iramuzana. kubera iki? nuko Imana yashakaga gukiza nde? Korneliyo. uw'Imana yashatse gukiza
kabone n'ubwo atakumva kino kinyarwanda, kabone n'ubwo yaba ari umuhinde, n'ubwo yaba ari yumva igifaransa gusa, ndagira ngo nkubwire ngo Imana igomba kugera ku ntego yayo ifite kuri we, zanze bikunze. Asante, urakoze cyane, birumvikanye. Byo byose ku bantu bibazaga kuri ibyo bintu basobanukiwe. Katuvuge ngo Imana igumisha Daniel. Amen, ndabakiriye mu izina rya Yesu. Kuvuga ngo Imana igumugisha kandi ikomeze kukwagura no kukungura ubwenge muri uyu murimo w'Imana mamukuru toroshye. Reka tugusane noneho usenga Imana twinjiye mu kiganiro n'umutumwa nyirizina. Baba mwenye nehema, uri Imana urashoboye, takiza kirogoya umugambi wawe. Ukiza ngwino twemere muri aka kanya, kuko watwemereye kugira ngo twicare hano mu mbaga y'abantu bangana gutya bangose, abari mu bihugu bitandukanye by'isi, abari mu Rwanda ndetse n'abari ahandi, abana bato ndetse n'abakuze. Wowe washimye ko uyu munsi wa none mpagarara hampaboneka, ngwino ukore ico wagambiriye gukora. Haleluya. Ngwino ukize uwo wagambiriye gukiza. Jewe ndi igikoresho cawe mwami, ndi ikibumbano cawe naremwe nawe. Jewe ntabwo nshoboye, ahubwo wowe Kristo uri muri nge urashoboye. Wowe Kristo utuye muri nge uri umunyembaraga. Ngwino uvuge izo wagambiriye kuvuga. Ufashe umuyobozi w'iyi gahunda, ureke Mwuka Wera sendere kuri we, ndetse kandi mwami udusobanurire izo twe tutasobanukirwa. Mbaraga z'ijambo ryawe zimanuke, rikore ku muntu urwaye akire, rikore ku muntu unyotewe ahembuke. Kila mtu ambao naonekana mahali hapa umugirire neza. We Kristo nyiri ubushobozi, turakwizeye kuri hamwe natwe, ngo ngwino ukorize ubutwari kandi uvuge ico wagambiriye kuvuga, mu izina ryawe ryiza Yesu. Amen. Amen. Mana gushyigikire. Imana ishimwe. Yego, Imana ishimwe cyane. Tugize amahirwe y'Imana kuba twageze hano ku Musaraba TV, n'umugisha w'Imana ukomeye. Uyu munsi najanye ijambo ryitwa kubaho ufite Kristo kugira ngo ubashe kurama. Ntabwo uzakunda kurama udafite Kristo. Ukigendera mu zaha ntabwo uzakunda. Utarahindukira umenye ngo ntabwo uzakunda. Ndagira ngo nifashishe ijambo ry'Imana mbere yuko mvuga amakuru y'Imana yantekere yampaye kugira ngo tuganireho. Turifashisha mu Baroma, ndagira ngo twifashishe ijambo ry'Imana riri mu Baroma, wa Roma igice cyaho ni 8. Yego. Uhere ku murongo waho w'8. Abaroma igice cya 8. Yego. Duhere ku murongo w'8 n'ubundi. Mestati castifo egayi. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Abaroma 8 umurongo w'8. Erega burya abari mu butware bwa kamere, abari mu butware bwa kamere, abagendera mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Abantu bakigendera mu butware bwa kamere, hari abagabo benshi bagendera mu butware bwa kamere, donc kamere y'umubiri yabatwaje igitugu, kandi bagaragara mu makanisa yatandukanye, barasenga bavuga dawe uri mu ijuru, ariko kamere yabatwaje igitugu. Kamere y'ubusambanyi, kamere yo kubesha, kamere y'ishyari ndetse n'inzika biracabatwaje igitugu. Ariko mwebwe ntimuri aba kamere. Aba ni bandi batari aba kamere, niba abandi bizera Kristo, bamaze komatana nawe, bahora bagendana nawe, bahora bamwumvira, donc bayoborwa n'amategeko ya Kristo. Abumwuka abangaba, ahubwo muri abumwuka. Ahubwo muri abumwuka. Niba umwuka w'Imana ba muri mwe, nimba Mwuka Wera w'Imana atuye muri we, muri abumwuka. Urubumwuka. Nimba muri wowe Mwuka Wera w'Imana unkurikiye,
reka tuganire kano kantu. Nimba umwuka wera w'Imana ari muri wowe, uri umwuka. yego. Ariko nimba donke ni mwuka wera w'Imana ari he? Ari muri nde? Ni wa wundi utakiyoborwa na kamere, uyoborwa n'umwuka. Kuko uraza kwisoma hasi avuga ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Donke nimba mwuka wera w'Imana atuye muri wowe, uri umwuka. yego. Niki kigaragaza ko atuye muri wowe? Nuko hari ibintu wazinutswe muri wowe, hari ibintu wataye. Paul yaravuze ngo izarinda muyanje nabitekereje nk'igihombo kubwo gukunda nde? Kristo. yego. Ariko nimukigengwa n'amategeko ya kamere, kamere akaba ari iyobora ubugingo bwawe, akaba ariyo igukoroteja muri zose, uzi umenya ngo ntabwo uri uw'umwuka. Ariko ikigaragaza ko uri uw'umwuka nuko hari ibintu wataye. Hari izo wakoraga kera ariyo warabiretse, hari izo watandukanye nabyo, hari izo wasize inyuma hariya. Umenye ngo uri uw'umwuka. yego. Soma. ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Umuntu wese utagira umwuka wa Kristo uwo ntabwo ari uwe. Kugira umwuka wa Kristo bisobanutse ngo nawe uri uwa Kristo, uri uwa Kristo. Uwa Kristo Yesu aba yamaze guhinduka icyaremwe gishya. Ntabwo aba akigendera muri kamere, ntabwo aba agitongana, ntabwo aba akigira ishari. Uyu nguyu ntabwo agira igihe cyo gukonja, ahora ari maso, ahora yiteguye. yego. Ntabwo agira igihe cyo kugwa n'igihe cyo kuzuka. Donista libanga shada. Ntabwo avuga ngo enostika ngo agiye gukora izaha zihana. Ntabwo avuga ngo aratunguwe n'icyaha. No, ntabwo Kristo ajya atungurwa. Impamvu gikora izaha wamara ugakomeza ukora izaha kandi uvuga ngo warakijijwe, uba wishuka, uba utarawa icyaremwe gishya. Aba yamaze kuba ngusubiramo uwo murongo. ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo utagira umwuka wa Kristo, ndabishimangira, utagira umwuka wa Kristo ntabwo aba ari uwa Kristo. uri wowe. Kandi abantu benshi barayose, donke ugasanga umuntu ayahanura kandi adakizwa. Umuntu arasenga kandi adakizwa, umuntu akavuga mu ndimi kandi adakizwa. Ni gute uja kubwiriza kandi udakizwa? Uwo mwuka utwaye, donke birasobanutse, uwo mwuka utwaye ntabwo ari uwa Kristo, yego. ni uwa Satani. Haleluya. amen. Sinzi niba muri mukumva bino bintu. Uyu mwuka utwaye utakweme, uyu mwuka utwaye ugutegeka gusambana, uyu mwuka ukoresha uhanura ugutegeka ishari, uyu mwuka ukoresha ubwiriza ugutegeka amacakubiri, uyu mwuka ukoresha ugutegeka gusambana. Kandi uwo mwuka ntabwo ari uwa Kristo, uwo ntabwo ari uwa Kristo, uwo ni umwuka w'ikinyoma. yego. Umuntu utwaye umwuka wa Kristo hari amahame, hari izo agomba kugenderwaho, hari itegeko nshinga, hari itegeko rigenderwaho ku muntu utwaye uyu mwuka wa Kristo. Hari itegeko ngenderwaho. Amen. Haleluya. Mu Rwanda haba amategeko ngenderwaho. Uko mu gihugu haba amategeko agiye agenderwaho, ni nako mu kirere cy'umwuka, mu gihugu, mu kindi gihugu, mu buryo bw'umwuka, mu kindi gihugu abizera batuyemo hari umwuka ubagenga. Uwo mwuka kandi ni uwa Kristo. Birakwiye ko tuyoborwa nawo. Nimba tutemera ko tuyobora nawo dufite, nimba tukimusuzuguza tugakora izangwa nawe, ubwo ntawe uhari, nta n'uwo twigeze. Nimba hari abagomba kukuyobora, nimba hari abagomba kuguka, ntabwo uba ugomba kugira izika kandi umufite, ntabwo uba ugomba kugira amacakubiri kandi umufite,
ntabwo uba ugomba kugira inzika donke ntabwo wakavuze ngo runaka yakugiriye nabi uba wamaze guhinduka icaremwe gisha, uba wemereye we ubugingo, uba uri umunyabugingo, yego, ijuru aba ari iryawe. niba kirisito aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, yego, umwuka aba ari muzima bwo gukiranuka. nimba usubiramo, niba kirisito aba muri mwe, nimba kirisito nimba kirisito ko kaba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba uri muzima kubwo gukiranuka. umwuka aba ari muzima. donke kirisito akimara kugera kuri wowe, akimara kwinjira indani muri wowe, umubiri ukora ibyaha ako kanya urapfa. akimara kwinjira ndani mwako, wa mubiri ukora ibyaha tayari wamaze gupfa. nimba ugifite wa mubiri ukora ibyaha muri wowe, ukiwugendana ukora ibyaha, uzi umenya ngo ntabwo urakira uyu mwuka. umuntu wakiriye umwuka, umubiri ukora ibyaha tayari uba wamaze gupfa. niyo mpamvu muri iyo yavuze ngo niyambuye uyu mubiri upfa, nambaye kudapfa iteka. bisaze kuvuga ngo yamaze kwakira nde? kirisito. yamaze kwakira uyu mwuka wande wa kirisito. ukimara kwakira uyu mwuka wa kirisito, uganza uno mubiri w'ibyaha ugapfa. donke ugahinduka icaremwe gisha muri kirisito nde? muri kirisito Yesu. ndumva biri gusobanuka neza. soma hari, komeza usomere. ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, yego, iyazuye kirisito Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa, kuko umwuka wayo uba muri mwe. nimba kirisito Yesu aba muri mwe, nimba umwuka w'iyazuye Yesu kirisito aba muri mwe, afite ubushobozi bwo kuzazura imibiri ya ipfa ipfa, kubw'umwuka wayo uba muri mwe. haleluya. ifite ubushobozi bwo kongera kuzura ya mibiri, ikaza ari misha, mu yindi sura nshya, mu bindi bitekerezo bishya, mu yindi gahunda nshya. ariko nimba uyu mwuka utari muri mwe, ntibizakunda. abiweza ntibizashoboka. muracara ab'isi, ku ijambo ryaravuze ngo ntibizakunda ko ab'isi bamuhabwa, ntibamurora, ntibamuzi. abamuhabwa ni bande? ni ba bandi bamaze kwemera bakamwizera, bakavuga ngo twemeye komatana nawe, twemeye kubana nawe. umuriro nuza tuzawutambukamo kubwo kumwizera, ibigeragezo nibiza tuzabinyuramo kubwo kumwizera. abo nibo bagaba Imana ishaka, bameze nka Saduraka na Abedenego, badatinya kuvuga Imana. abantu basigaye batinya kuvuga Imana mu gihe gikomeye, ngo baranjana, ngo biragenda gutya, ngo barankubita, ngo barangatira. nimba ari Imana yagutumye, nimba ari Kristo Yesu ukorera, muhamye na Meshake, Saduraka na Abedenego baramuhamije. itanura ry'umuriro rije, baritambukamo ntibashya. none uri gutinya guhamya Imana? ubwo nimba uri gutinya guhamya Imana, ntabwo wahamagawe, ahubwo warihamagaye. umuntu wihamagaye atinya gukorera iyamuhamagaye. haleluya. kuko iyo aduhamagaye yaratubwiye ngo nimwemera kumpamiririza mu maso y'abantu, naje nzagira gute? nzabahamiririza imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. uri kwanga guhamya Imana mu gihe gikomeye, ntabwo wahamagawe. nimba utemera guhamya Kristo mu gihe kigoye, ugashaka kuzamuhamya mu gihe cyiza, uzi umenya ngo umuhamagaro ufite n'umwuka utuye muri wowe ntabwo ari uwa Kristo. umwuka utuye muri wowe ntabwo ari uwa Kristo. mu gihe ugitinya kumuhamya, mu gihe ugitinya kumuhamya mu rugo rwawe, mu gihe utamuvuga uri mu muryango wawe, mu gihe utamuvuga uri mu kazi ukora, mu gihe utamuvuga uri mu nzira ugenda, uzi umenya ngo umwuka utuye muri wowe ntabwo ari uwa Kristo. ukurira inzira ku murima
ntabwo ari uwa kirisito. nimba utahanura mu gihe gikomeye uzi umenya ngo umwuka utuye muri wowe ntabwo ari uwa kirisito. Stefano yaramuhamije, yaramuvuze bari kumutera amabuye. Daniyeli aramuvuga mu gihe gikomeye ari itegeko rikakaye, ariko Daniyeli aramuvuga ntiyatinya. Meshake, Saduraka na Abedenego bakije itanura ry'umuriro kandi ryaka cyane, ntibagira ubwoba, baramuvuga mu gihe we uri kwanga kumuvuga ngo nuko zakomeye. Umwuka uri muri we ntabwo ari uwa kirisito. yego, wowe umwuka uri muri wowe ntabwo ari uwa kirisito, si uwa kirisito. Ntabwo ari uwa kirisito. uri gutinya kumuhamya ngo nuko ari igihe gikomeye, uri gutinya kumuhamya ukagenda wihishahisha, uwo ntabwo ari umwuka wa kirisito. yego, ba Petero barabambwe, barabacurika, ba Yesu barakubitwa, bahura n'ibigeragezo bikomeye, baciye mu mibabaro, bamare bayizamukiramo, barababazwa cyane. kubera iki? uwari uri muri we, uwari uri muri bo, umwuka uri muri bo ntabwo wabemereraga gutinya. none uri gutinya uzi umenya ngo si wowe waguhamagaye, ngo uzahanura bimeze neza. ukorera ntabwo ari waribeshye, ntabwo ari kirisito ukorera. soma ariko soma ile neno ya nuko rero bene data turi mu mwenda, ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. yego, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa. nimba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa. ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere, mwemere kwicisha umwuka ingeso za kamere. uyu mwuka wa kirisito twahawe, twemerewe w'isezerano, mwemere bene data, mwitike, mwemere muwicishe kamere y'umubiri, muyicishe kamere ubusambanyi bugende, muyicishe kamere ishyari rigende, muwicishe kamere ubujura bugende, kuroga bihagarare. ariko n'imizo bidahagaze tuzapfa, tuzarimbuka. mwemerere kirisito, mwemere kuyoborwa na kirisito. urahanura ari uko bimeze neza. amen. twegeze tuba turi gusenga ahantu, reka mbe ngutambutse ubuhamya. twarimo gusenga ahantu, twari twaraye mu makesha ku musozi dusenga, duhamagara Imana. jewe rero umwuka utuye muri ngewe ntabwo ari uw'ubwoba, ni umwuka w'imbaraga, niwo nahawe. si uw'ubwoba, ni umwuka w'ukuri kandi w'imbaraga. ntabwo nemeza kugira ubwoba. twarimo dusenga, zibaye mu ijoro, ubwo twasengeraga hirya gatoya atari kure cyane habaga ikigo cya gisirikare. turasenga, turi gusenga, turi mu gusenga, tuge tubona haje abasirikare baba tugezeho. mbona abantu batangiye kumanuka bihuta, mbona abantu bari mu iryo terano batangiye gukizwa n'amaguru, batangiye kuvuduka. jewe nkomeza mu mavuta, nkomeza kubwiriza, nkomeza kuvuga Imana, nkomeza guhamya Imana, nkomeza kuvuga Imana mpaka nabo ubwabo mbone batangiye kuzamurira Imana icubahiro. mbona navuga ngo haleluya, mbona batangiye gutera haleluya. babonye izo turimo atari izacu ahubwo ari iz'Imana duhaye turimo, barangije barakikira barigendera. wa mwuka wa Kristo utuye muri bo tayari wamaze kubageraho, nawe wamaze kwinjira muri bo. bandi bamwe batatanye bagira gute? bagira ubwoba baragenda. kandi harimo abantu muri ico gihe, abantu muri abo batatanye harimo abari mu guhanura, harimo abari gutitira, harimo abari gutera haleluya bakavuga ubutumwa. ariko bigenze gutyo mbona barakikiye baragiye. uyu mwuka wari uri muri bo ntabwo ari uwa Kristo. uyu mwuka wari utuye muri bo ntabwo ari uwa Kristo. warundi mwuka, yarindi imyuka ituye muri bo. hari abantu bafite imyuka igendera muri bo, kandi bahawe intebe mu makanisa, bahawe intebe n'ibyicaro mu makanisa ndetse n'ahandi, ariko umwuka utuye muri bo ntabwo ari uwa Kristo.
umwuka wa Kristo agusaba kumuhamya imbere y'abantu. Numpamya imbere y'abantu, abantu ni bandi? Ni babandi batamwemera. Haleluya. Haleluya. Hey. Babandi batamwemera, babandi batamwizera, babandi umwemere kumpamya. Harya batanyemera ni mumpamye, nanjye nzabahamiririza imbere ya data n'imbere y'abamarayika. Mana ishimwe. Haleluya. Amen. Niko Meshaki Imana ikeneye, niko Meshaki Saduraka na Abedenego basubije umwami, baravuze ngo Imana yacu turabizi ibasha kudukiza, ngo ariko nayo itadukiza ntabwo twatandukira, ntabwo dushobora kuramya ikigirwamana cawe. Ntizakunda. Ntizakunda. Unostatita egali tonestifo ebolia shandostika egoli. Bagufasha uri gusenga ngo ni mumbabarire, ngo mumbabarire ntabwo bizongera. Gutese nimba usaba no utariko urampagarika gusenga nkandi nzasenga n'ubundi gupfa uzagira gute? Nzapfa. Sinzatinya kuvuga ubutumwa bw'Imana ngo nuka nje narahiriye kuzavuga Imana mu mvura mu zuba bikomeye bikakaye, nzavuga Imana. Imana yanje ibasha kunkiza, ariko nayitankiza ntabwo nayitenguha, ntabwo nayisuzuguza. Nzayivuga paka umwuka wanje wese. Nizo nasinyiye, nizo narahiriye, ni ukuyihamya, ni ukuyikorera nta kindi. Umwuka wa Kristo utuye muri jewe ntabwo atuma ngira ubwoba. Ngomba guhagarara nka Stefano, bamuteye amabuye. Stefano ndamukunda cyane, nimvuga mvuge na ba Yesaya, nimvuga mvuge na ba Petero na ba Yohana n'abandi, n'abarya batawe ku kirwa Patimo, mvuge n'abandi bagiye batandukanye. Umwuka utuye muri twebwe, umubiri upfa twamaze kuwikuraho, twamaze kwambara kudafiteka. Niyambuye umubiri upfa nambaye kudafiteka, ubwo nibwo nzasezera kuyezi zazo gusenga. Guhora senga Uwiteka kuza kumara umubabaro, kugeza ubwo nzageriwe mwirebere ngeze mwijuru. Ndamwihereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe, niringiye bwa buntu bwe nongeze ibihe zo gusenga. Ndamwihereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe, niringiye bwa buntu bwe nongeze ibihe byo gusenga. Umuntu utuwemo n'uyu mwuka wa Kristo ntabwo azagira impagarara z'ibihe, ntabwo azatinya ibihe, ntabwo azatinya, nta maganya ajya abasha guhagarika. Hopestotitalibanга, nta maganya azabasha guhagarika umutima urindwa n'umucunguzi. Haleluya. Nta maganya azamuhagarika, nta maganya, nta bikomeye, nta bigeragezo biza bituma atavuga ubutumwa, nta ntambara zituma atavuga ubutumwa. No mu gihe k'imvura nyinshi iri mu rubura akomeza kuvuga ubutumwa. Uyu ninde? Nutunze umwuka wa Kristo. Haleluya. Haleluya. Uyu ndahanura kugira ngo bamuheze ifeza, ndahanura mu bakire gusa ngo abakene abareke, ahubwo abarusha n'abaremerewe baba bagomba kuruhukira imbere yiwe. Kubera iki? Wa mwuka wa Kristo utuye muri we. Nostatitalibanstema, ntasengera abantu ngo nuko bamuhaye ifaranga. Umuntu nimba asengeye abantu kubera ko batanze amafaranga, umwuka uri kumukoresha ntabwo ari uwa Kristo. Umuntu niba agiye kugusengera akabanza akakwakira iguzi, uzi umenya ngo umwuka utuye muri we ntabwo ari uwa Kristo. Nimba azaguha agaciro kubera ko watanze icyacumi, kubera ko watanze amaturo, kubera ko watanze ifaranga zubaka ikanisa, ayiwe uyu mwuka umukoresha ntabwo ari uwa Kristo. Yego. Uyu uzagusengera kubera ko twishyurira abana b'amashuri, kubera gukora imirimo igiye itandukanye, akaba ariyo mpamvu agusengera, umwuka utuye muri we ntabwo ari uwa Kristo, ahubwo ni umwuka, ni imyuka ikomoka kuri sekibi. Ntimuyobe bene data, ntimuyobe bavandimwe, nimukanguke.
nimukanguke nimukanguke. Abantu bagiye bagendera mu kigare, abantu bagiye bagendera mu bintu utamenya. Haleluya haleluya. Hamana rastotitali banga shastokitali boria penostali banga honeta kostika egai shenole stili banda kumba mwana penostitali banda. Isi yamaze kuzurwamo n'abahanuzi ba Bali, kandi abahanuzi ba Bali bamaze kugira abayoboke benshi. U Rwanda rurimo abahanuzi ba Bali, Afurika muri rusange yamaze kugeramo abahanuzi ba Bayali, kandi ababayoboka ni benshi. Nange ndahagurutse nka Eliya ngize ishyaka ry'Imana. Nastala bango kostiri foria. Abantu mwamaze guta Uwiteka, abantu mwamaze guta imihamagaro, muri kugendera mu kigare ngo muri gusenga, kandi nyamara mwamaze guta inzira Imana ibashakamo. Muri kwishuka ngo muri gusenga, kandi mwaramaze guta inzira Imana ibashakamo. Mwataye Uwiteka, muyoboka abahanuzi ba Bali. Mwamaze guta Uwiteka, mujya mu nzira Imana itabatumye. Nostala banga kostili fome shandostali banda ote kostili baigaya shenostala bangawa menoti kostifo egaya talastika egaya. Ntabwo mugikeneye kumva ukuri guturuka ku mwuka umwuka wiyazuye Kristo. Ntabwo mugikenera kumva amakuru aturuka ku mwuka wiyazuye Kristo, ahubwo muri gukenera kumva amakuru y'imyuka iri mu buhanuzi ba Bali. Ikiranga umuhanuzi wa Bali nostatita egaya shandostifo eboria tando kostanda kumva mwami omekostika eshada tando stili banda shandostika egaya. Imbere ya ntebe nzahagararayo, nzabajanye iminyago nishikirize Yesu. Haleluya. Imbere ya ntebe nzahagararayo, nzabajanye iminyago nishikirize Yesu. Imbere ya ntebe nzahagararayo, nzabajanye iminyago nishikirize Yesu. Yanishuriye ya myenda yose, mbabariza atumanerade. Nasaga n'uwapfuye mu mutima wanje, maze Yesu arazura kandi ni unkomeza. Yanishuriye ya myenda yose, yambabariza atumanerade. Abahanuzi ba Bayali nta gahunda bafite yo gushira iminyago Kristo, ntayo bafite. Gahunda yabo ni ukugira ngo mubaheze amaturo, mubaheze izacumi, mubaheze amafaranga zanyu, ariko nta gahunda yo kugira ngo imitima yanyu ikire. Nta mpuhwe babafitiye, ariko icyo Imana ishaka ni ukugira ngo usabe umwuka wiyazuye Kristo ature muri wowe, wemere kuyoborwa nawo. Uyu mwanya ndagusengera Imana umwuka uwazuye Kristo ature muri wowe, utangire uyoborwe nawe, utangire uyoborwe nawe. Kamere ipfe mu buzima bwawe, iyo kamere ipfe nimara gupfa utangire uyoborwe n'umwuka wera wiyazuye Kristo. Amen. Nosta Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Abakora nk'ibi muzabona ingororano, abakora bene ibi muzabona ingororano. Niko birivuga, iravuga ngo unyweshe umwe muri abatoya ku gacuma k'amazi akonje, kabone nubwo yaba ari muto, ngo azabona ingororano. Ibukora nawe uzabigororerwa. Haleluya.
nostatika egaye. Ndagusengera Imana muri uyu mwanya, Imana ikugaruke bundi busha. Umwuka wera iyo yamaze kukugeramo ntabwo uba ugitwarwa n'amategeko, uba ugomba kugendera muri gahunda y'Imana, ugomba kugendera mu murongo w'Imana. Komeza usome ntiyararangira. abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Aho abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana, abo nibo bana b'Imana. Uyoborwa n'umwuka wera w'Imana, uyu nguyu akakuyobora tukora icyaha. Nimba kuyobora kuja gukora icyaha, nimba umwuka utuza kuyobora kuja mu busambanyi, nimba umwuka utuye muri wowe akuyobora kuja mu nzika no mu ishari, akuyobora kuja mu byaha bigiye bitandukanye, nimba akuyobora ubusambo, akuyobora gukamura urukundo, nimba uyu mwuka utuze akuyobora kutababarira, uzumenya ngo ntabwo uyu mwuka ukomoka kuri Kristo, ahubwo ni umwuka wa Shetani yashize muri wowe. Ariko uyu munsi wa none uwusezerere. Numara kuwusezerera wakira umwuka muziranenge ukomoka kuri Kristo. Uyu niwe uzatuma umenya ukuri, kandi kuno kuri kuzakubatura. Numara kubaturwa uzaja mu ijuru, ariko utarabaturwa ntabwo uzaja mu bwami bw'Imana. Uzaririmba ijuru ariko ukifite ububata bukubase ntabwo uzarikandagiramo. Uzahanura ariko ugifite buno bubata ntabwo uzarikandagiramo. yego soma ntacyo, komeza usome ugera aho ushaka handi. kuko mutaha umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba. Umwuka twahawe ntabwo ari utujana mu bwoba, ntabwo ari utuma dutinya kuvuga Imana ngo nuko imvura iri kugwa, ntabwo ari utuma dutinya kuvuga Imana. Twemera gupfa tuvuga Imana, twemera kubabazwa tuvuga Imana, twemera gutukwa tuvuga Imana. Ntabwo ari umwuka w'ubwoba twahawe, ahubwo mwahawe umwuka. umwuka twahawe abana b'Imana. umwuka twahawe n'uduhindura abana b'Imana. utakisha uti abadata. udutakisha ati abadata. uwo ni wo mwuka twahawe. umwuka w'Imana ugahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. uwo mwuka agahamanywa n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. amen. endelesha kusoma. kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa. ndetse turi abaragwa b'Imana. turi abaraganwa Kristo. yego. nimba tubabarana nawe, ngo duhanwe ubwiza nawe. nimba twemera kubabarana nawe, kuko tutemera kubabaranwa na Kristo, kuko dushaka ibyiza kandi hari ibibi, kuko imushaka, reka amabwire muri rusange, kuko imushaka ko tubahanurira ibyiza kandi ibibi bihari. ndaguhanurira ibyiza kandi isa ari umwanda kubera iki? yego. mushaka ibyiza kandi hari ibibi kubera iki? mwemere kubabarana na Kristo nibwo muzaraganwa nawe. yego. mwemere kunyura mu mibabaro. izo ntwari za Yesu zaciye mu mibabaro. nimba ushaka kunyura mu munezero ukiri mu isi warishutse. mwemere kunyura mu mubabaro, muhindukire bene data. mwemere guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka. mwemere kuyoborwa n'uyu mwuka wa Kristo. amen. ature muri mwe. muhindukire, mwe guhindukirira imana z'abahanuzi ba Bayali, mwe kuba arizo mujamo. abahanuzi benshi ntabwo bari gukorera Imana, ntabwo bari gukoresha uyu mwuka wa Kristo. kubera iki? nimba umwuka utuye muri bo ubategeka kubeshya, ntabwo ari uwa Kristo. mu gihe umwuka utuye muri bo ubategeka gusengera abantu kubera ko babahaye ifaranga, ntabwo wari umwuka wa Kristo, barababeshye. uwo mwuka utuye muri wowe, wa muhanuzi we ugutegeka kuja gusambana, kuja mu bikorwa bitandukanye, ntabwo ari umwuka wa Kristo. ahubwo ca bugufi usenga Imana, wihane. numara guca bugufi, Imana ikugarukeho. n'uyu mwuka wa Kristo uramuhabwa, ariko ubu ntawufite. nimba ukija gusambana ntawufite, nimba ukija kuvuga nabi ntawufite, nimba ukija kuraguza ntawufite, nimba ukija mu bapfumu ntawufite. ahubwo uri kwiyoberanya, ariko igihe kiraje kugira ngo Imana ibishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikiranye. amen.
wabesheye Imana, warishushanije, ariko igihe kigiye kuza ibishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranwa n'ubwiza tuzahishurirwa. aho ni kuri kangahe? aha tugeze ku murongo 18. yego. imibabaro y'iki gihe ntabwo ikwiye kugereranwa n'ubwiza tuzahishurirwa. imibabaro twacamo twemeye kubabarana na Kristo, twemeye dostita egaye, we wemeye kubabarana na Kristo, ukagira izo uzinukwa, ukagira izo utandukana nabyo, ukagira izo witandukanya nabyo. hano imbere hari ibyiza, hari umunezero, hano imbere hari ugwishurirwa, hari amahirwe, hari ibyiza bitandukanye. ariko nimba waranze kwakira uyu mwuka wa Kristo Yesu, ukaba warakiriye imyuka ikuyoza, uze umenya ngo waratakaye. Soma 19. kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurirwa kw'abana. izaremwe zose bitegerezanya amatsiko. izaremwe biri mu murongo w'Imana birategereje. abakristo bari mu murongo w'Imana dutegereze. ntago batinya ibikomeye, ntago batinya intambara z'amasansu ndetse n'izindi. bategereje bagize gute? bihanganye. nyamara ubu ndi gusoza kandi ngiye gusenga. ndashaka gusoreza mu itangiriro nguko Imana yampaye ubwo butumwa. mu itangiriro mu gice cyaho cya 6. yego. ku murongo waho wa mbere. nsoreze kuri ico gice cy'ubutumwa Imana yampaye. umurongo wa mbere. Ibice 6 umurongo wa mbere. abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Hasoma neza. abantu bahinduka babi cyane. titire y'amagambo. abantu bahinduka babi. Imana yareze mu Rwanda, ireze muri Afurika, ireze i Burayi, ibona abantu yaremye bamaze kuba babi. bantu mwamaze kuba babi, imitima yanyu yamaze kuba mibi. ninde imitima yanyu yamaze kuba mibi, imitima yanyu yamaze kugomera Imana. Imana yabitegereje. Imana yakoze checking. Imana ikora checking. Imana ikora checking imbande zitandukanye. ireze mu makanisa muri checking, isanga abantu imitima yanyu yamaze kuba mibi. komeza usomaho. umurongo wa mbere mweko wa mbere cyangwa mase. hera ku murongo waho wa 3. Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu. ariko Uwiteka aravuze ngo umwuka wayo ntabwo uzakomeza kuruhanya namwe. yarabagoragoje, arabihanganira, mukomeza kugorana, mukomeza kugoma, mukomeza gukosa. ariko yantumye ngo ntabwo umwuka wayo azakomeza kuruhanya namwe. ntabwo umwuka wayo aguma kuruhanya namwe iteka. no, icyo cyamaze kwanzurwa. aje kwihanira, aje kubahana. twavuze ubutumwa mwanga guhindukira, mwabitwaye nk'ibintu za kawaida, mwabitwaye nk'ibintu zoroheje. ariko yaravuze ngo noneho umwuka wanje ntabwo azaguma kuruhanya namwe. yego. yarabagoragoje ngo mureke ibyaha murananirana, yarabagoragoje ngo mureke muhindukire mukizwe. ariko mwaragoranye, mwahisemo kuyoboka imana za Bayali, mwayobotse imyuka igiye itandukanye. abandi muri kuza ku mashasho media muvuye mu bapfumu, abandi muri kuja gushaka imbaraga mu bapfumu kugira ngo mutere imbere, kugira ngo mugere ku iterambere. ngo ntabwo ngo wakora akazi ngo udafite utuntu ukenyereyeho. utwo wakenyereyeho gisirisiri ukadukenyereraho, ubanigiye kugutamaza. ntabwo umwuka wayo azaguma kuruhanya n'abana b'abantu, ntibizakunda. aje kwanzura. yego. kuko ari abantu b'umubiri. mwebwe muri abantu b'umubiri. nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. yego. rekera aho ngaho, turiza aho ngaho. yego. abantu benshi mwene data, hagiye kuboneka abantu benshi bakenyuka, ndetse zaratangiye. hari igihe tuvuga ibintu bakavuga ngo ko mutabihanure bitari zabo. amen. hari igihe soma nka comment nk'umuntu yatambukije ubutumwa ngo babivuze byabaye. ariko kubera izaha abantu bari mu gukora no gukenyuka kugiye kuba benshi ku bantu.
abantu bagiye gukenyuka ari benshi, abantu bagiye gukenyuka, mbisubiremo, ari benshi, bagiye gukenyuka kubera izaha baze kwihana. yego, Imana ntabwo izareba ku mashuri yabo, ntabwo izareba ku mafaranga ndetse n'imiti bagiye kureba ngo bapfumu bamwe. Imana igiye guteza gukenyuka ku bantu. Mwakomeje kuba babi cyane, niyo mpamvu Imana imyaka mwari mugiye kumara iragabanijwe, imyaka mwagombaga kumara iragabanijwe, mugiye gukenyuka. Ninde usigara? Ninde usigara? Ni umuntu wemera guca bugufi akihana, akicuza ibyaha yakoze, akagaruka akagendera mu murongo w'Imana. Uwo niwe uzabaho. Kubera izaha zanyu mwateje isakaga. Amen. Ariko umwuka w'Uwiteka ntabwo uzahora uruhanya n'abana b'abantu. Nza nkunda cyane umugabo witwa Yeredi. Umugabo witwa Yeredi wazaye undi mugabo witwa Enoki. Enoki nawe akazara undi mugabo witwa Metusela. Metusela nawe akazara undi mugabo witwa Lameki. Lameki akimara kubaho nawe akuzarira umugabo witwa Nowa. Akimara kuzara Nowa aravuga ngo none uyu ni ugiye kuturuhura, agiye kudukuraho umuruho, agiye kudukuraho umuruho wacu ndetse n'umuruho w'amaboko yacu ukomoka mu butaka Uwiteka yavumye. Kubera izaha zabeshi mwatumye isi bambi ndetse ubutaka buvumwa ndetse ibintu zose birahinduka. Kubera izaha zanyu mwebwe mwitwa ngo murasenga, mukavuga izina ry'Imana, donc namwe muri rusange ntabwo mugitinya gukora icyaha. Ariko imyaka yanyu wicara uzi ngo na n'aka kanya watambuka, na n'aka kanya wapfa, na n'aka kanya wakenyuka. Ariko sizo zari biri muri purani. Iyo purani ije nona kubera iki? Kwihana zarabananiye. Niyo mpamvu Imana ije kubasarura mutari mwera. Imana ije kubasarura mutari mwera, ije kubasarura mutari mwera. Kubera iki? Kwihana zaranze, imitima yanyu mwakomeje kwinangira. Ndabivuga mbareba mbitegereza neza. Niko Imana yantumye kambegere, niko Imana yambwiye ngo ntabwo umwuka wayo uzaguma kuruhanya namwe, ntabwo umwuka wayo uzaguma kuruhanya namwe, ntabwo yarakuretse kuwa mbere, kuwa kabiri irakureka, kuwa gatatu irakureka, kuwa kane irakureka, kuwa gatanu ukwezi kurashira igira ngo ikugoragoze wihane uce bugufi ukizwe, ariko birananirana. Niyo mpamvu iteje gukenyuka mu rugo rwawe. Imana iteje gukenyuka mu mudugudu utuyemo, iteje gukenyuka mu gihugu utuyemo. Imana iteje gukenyuka kubera ko mwakomeje kuba babi. Nizo mwibwira mu mitima yanyu bikomeza kuba bibi, ariko wagira amakenga yamenya guhunga. Impamvu bihanurwa Imana ivuga ibi, yaravuze ngo abo nkunda bose ndabacanga bahana, ngo nuko rero gira umwete wihane. Gira umwete wihane. Ninde ushaka kugira ubwiza, ukeneye icubahiro, ngaho nagende abishakishe gukora ibyiza ubudacogora. Wentiyite ku maso y'abantu kuko ubwabo ntibamukunda, ahubwo yite ku izina mwita kuko ndi Imana yamuremye. Abantu mushishikajwe no kugwiza ubutunzi, ariko kwita ku iherezo ryanyu zarabananiye, gukiranuka zarabananiye, kureka izaha zarabananiye. Niyo mpamvu Uwiteka gukenyuka bikugezeho kuko wanze guca bugufi. amen. Gukenyuka bikugezeho wa muturage we kuko wanze guca bugufi. Wowe wiyoberanije, gukenyuka bikugezeho. Gukenyuka zegereye urugo rwawe, gukenyuka zegereye umudugudu wawe, gukenyuka birakwegereye,
ariko nimba ushaka kugira ubwiza, nimba ushaka gukomeza kubaho, nimba ushaka kurindwa n'Imana, ndagira ngo uhinduke wemere gutunga uyu mwuka uri muri Kristo Yesu, uhinduke icaremwe gishya kugira ngo ubone kubaho. Muri kubwiza kuja mu bitandukanye, ariko nutihana, nudahindukira Uwiteka Imana yawe ngo ukizwe, gukenyuka bikugezeho. Ukenyuka bikugezeho. Imana yambwiye ngo nkarabira imbere yanyu nimara kuvuga buno butumwa ahandi. Gukenyuka kwanyu sinkakubazweho. Ndababwiye nkarabiye imbere yanyu, nkarabiye imbere yanyu, nkarabiye imbere yanyu, nkarabiye imbere yanyu, nkarabiye imbere yanyu. Dosteko talibanga shendostiko egome. Dore gukenyuka bibagezeho, dore gukenyuka bibagezeho. Ariko uwemera kumvira azaba amahoro masa, atikanga ikibi. Pestotita libaste banga tokita lebo kostiliba shandos talibanga penostita egaya tangostilibanga. Imana kandi yambwiye ngo umuntu wese afata igihe cyo kunihira ubugingo bwiwe, afata igihe cyo gusenga kandi asenga yicuza ibyaha. Uwemera kumvira akemera guhindukira nukuri agaca bugufi nka kurya Hezekiya yasenze, Imana iramuha andi mahirwe. Uwemera agaca bugufi agafata amasengesho cibura y'umunsi umwe agasenga ari imbere y'Imana, akihana, azaba ari umunsi wo kwiyeza, akiyeza akihana, agasaba Imana imbabazi. Imana izamugirira ibambe, ndetse kandi uyu mwuka wera ukuri azamanukira muri we atangira muyobore. Tugiye gusenga Imana. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Ndagira ngo dusenge Imana. Ndagira ngo dusenge Imana. Ndagira ngo tubanze turirimbe kino gitero k'indirimbo. Munihanganire turirimbe, turaririmba tudatinze, turacunguza uburyo umwete. N'indirimbo y'111 turadirimba ibitero zonyine bitatu. Reba igihugu cyacu uko barimbuka we, ntubabazwa n'iwanyu akaga barimo we. Satani umwami wabo arabazitiye, ashaka ko babana muri urya muriro we. Satani umwami wabo arabazitiye, ashaka ko babana muri urya muriro. Induru ziravuze ayi ubatabara ubu, nucogozwa n'ivy'isi babwirwa nande se. Tanga umubiri wawe n'ingingo n'ubwenge, ubone gutabara abo yapfiriye. Tanga umubiri wawe n'ingingo n'ubwenge, ubone gutabara abo yapfiriye. Urwanane na Yesu kweta bihebuje,
we kwitwaza imifuka n'ibitabo gusa. Genduza we n'Imana ukijijwe rwose, wuzuye umwuka wera no kwizera nako. Genda we genduza we n'Imana ukijijwe rwose, wuzuye umwuka wera no kwizera nako. Ijwi ry'umwami Yesu rirakubwira ngo ayija mu mahanga yose uvuga ibya Yesu, bazarwa ubwa kabiri Yesu abarokore, babatizwe n'amazi n'umwuka wera de. Bazarwa ubwa kabiri Yesu abarokore, babatizwe n'amazi n'umwuka wera de. Hemos talabangawa, tugiye gusenga. Penos takota egoria. Muvuga butumwa, reka kwitwaza ibitabo, reka kwitwaza ibitabo, reka kwitwaza ibitabo gusa. Pastor, reka kwitwaza ibitabo. Muhanuzi we, reka twitwaza ibitabo. Genda uzawe n'Imana ukijijwe kandi wuzuye umwuka wera no kwizera. Data, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, ndasenze mu mbaraga zawe, ndasenze muri aka kanya, ndasenze ndagushimiye kushoboje gutambutsa ubu butumwa. Nabaye igikoresho nawe urakora, kukizere wangiriye ndagushimiye. Nsabiye umugisha abantu bumva buno butumwa, bumva kino kiganiro bakakirangiza, bagakurikira iyi message bakayirangiza. Baheze umugisha mu izina rya Yesu, ubarokore mu mbaraga z'umwuka wera, bakire guhindurwa n'imiburo yawe. Jambo ryaravuze ngo nimuhindurwe n'imiburo yanje, ngo nanjye nzabasuka umwuka wange. Aremera guhindurwa n'imiburo yawe, wa mwuka watubwiye wawe Kristo Yesu amanukire muri bo, abahindura icaremwe gisha, batangire bayoborwe nawe. Aremera guhindukira ubakize, ubambike imbaraga, ubuhagiriza abe gupfa, bahinduke bazima, bari bapfuye babire muzabazurwe nawe, ubutsinzi bwe buboneke kuri bo. Ndagushimiye kubagiriwe neza nawe, kandi ukabatabara ubu, ukabubarengeye ubu. Komeza kubana nabo no kubegera cyane, ineza yawe ibagote, urukundo rwawe rubasendere, imbabazi zawe zibagereho. Urakoze mwami Yesu kubagiriye neza, ni mu izina ryawe ryera ndagushimiye, amen. Imana iguha umugisha, tuzasubira ubutaha. Urakoze cyane, namwe Imana ibaha umugisha, turi kumwe kandi mugubwe neza, amen. Amen. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 55 53 54 9. Emmanuel Catering Service,